intambara rero ya Isiraheli na Amerika kuri iRani twamye tubibabwira, none dore ubuhanuzi buraje burasohoye. Ibintu bigamije iki? Twabivuze kenshi cyane ko iRani izahagama bino bihugu, none dore niko bigenze. iRani irabahagamye, nubwo babibye umugono bakavuga bati bishe ayatora, ariko ibizakurikira nibyo bikomeye kuko n'ubuhanuzi ntiburatangira. Bimeze gute rero? Reka tubyinjiremo twongeye tubasubiremo, tubereke gahunda Isiraheli na Amerika bafite y'umugambi mubisha wa satani abantu benshi batazi. Amerika iri gukoreshwa na Isiraheli. Isiraheli ifite izihe nyungu muri izi ntambara iri guteza? Kuki ihora yendereza biriya bihugu by'Abarabu na za iRani byose ikagenda bifata? Igamije iki? Wibuke nageze kwereka ikarita nini ngari yerekana ukuntu Isiraheli muri Bibiliya igomba kuzaba ingana. Wibuke mu Kuva Uwiteka abwira ubwoko bwayo uko igihugu cy'isezerano kigomba kuzaba kingana. Kigomba kuzaba kiva kuri Efrat kikagenda kikagera hehe? Kuri Mediterane ruguru ya za Misiri, Egiputa, niko bigomba kungana. Iyi Isiraheli rero wibuke ko yijyanye muri kiriya gihugu mu 1948. Narabikweretse neza ukuntu bavuye iyo ngiyo za Kazari baramanuka banyura mu Burusiya, baraza bajya mu Budage, bageze mu Budage bicisha inzira Abadage, babicisha inzira ikomeye cyane. Aribwo uriya muhungu yabirayemo akabivuna. Amaze kubivuna rero basohokamo, bamaze gusohoka bakwira imishwaro, baza kuza muri kiriya gihugu bahaheshejwe n'amasezerano y'Ibarefuru muri 1917. Ubwo rero byabaho bibaho, bashaka kubajyana hehe? Bashaka kubajyana mu Bugande, bashaka kubajyana muri za Madagascar. Ibyo nakweretse nabyo plan ya Madagascar na irahari, yaba muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Abadage, yaba muri za UN, hose birahari ko bashitse kubajyana muri Madagascar biranga. Nibwo rero mu 1948 bibutse amasezerano basinye Ibarefuru muri 1917 bayasubiramo, noneho bagenda hariya Palestina yari iri, ariko Palestina ikaba yari ubwoko bw'Imana bwatatanye muri 70 nyuma y'ivuka rya Kristo, ubwo Abaroma basenyaga urusengero rwa kabiri bagakwira imishwaro, bakaza he? Bakaza muri Afrika, aribwo ubwoko bw'Uwiteka bwa bwoko 10 bavuga bwabuze bwaje kurira muri Afrika. Wibuka ko hagati aho ngaho hari harabaye ubucakara bwa Shuri, Babylon, none abandi bagiye Shuri baramanuka banyura za Fiji, binjira za Australia, banyura muri Afrika, barapfumura bajya hanze, binjira muri Amerika y'Amajyepfo, bandi bazamuka ruguru bajya muri Amerika y'Amajyaruguru. Aribyo babeshye ngo Christopher Columbus yavumbuye Amerika. Ntabwo ko byagenze, kuko yari yitwaje umuhanuzi n'umusesenguzi w'Igiheburayo Louis Doctores. Niko byagenze. Byafashe imyaka n'imyaka rero kugira ngo ubuhanuzi bugere kuri iyi minsi turimo ya nyuma. iRani wibuke ko mu mateka yahoze ariyo Persia na Medes, bikaba ari ibihugu bibiri rero byaje gusenya Babyloni, noneho bifata ubutware. Bimaze gufata ubutware biba igihugu cy'igihangange, biratinda karahava. Nkubaza nti niba iRani ariyo Persia ikaba yarafashije ubwoko bw'Imana gusubira iwabo kubaka urusengero rwa kabiri, Nukubera iki iRani y'uyu munsi atari inshuti y'akadasohoka ya Isiraheli, ahubwo Isiraheli ikaba ishaka gusenya iRani? Question mark, ikibazo gikomeye cyane. Byibaze Nukubera iki? Nuko bita bitwereka ko iriya Isiraheli yijyanye hariya ari ya fake kubera ko ishaka gusenya iRani, ko izi ko iRani izongera kugira uruhare rukomeye kugira ngo ubwoko bw'Uwiteka bwongere buhure, arizo za nkoni ebyiri, aribo birabura bari muri Amerika n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika. Akaba ariho rero hazira muri n'ikibazo cya Kongo nakubwiye ko igomba kubohoka kugira ngo ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri nk'uko byanditse mu gitabo cya Ezekiel 29 usoze. Bikwizungutana rero ngo za iRani za Isiraheli rero impamvu iri gukora biriya ni iyihe? Kanze nyikubwire. Nukubera iki Isiraheli kataje ishaka ibyo bintu byirukanga vuba vuba? Nukubera iki? Wibuke hari satani, hari n'Imana. Nukuvuga ngo satani afite gahunda ye ashaka gusoza mbere y'ibihe. Wibuke ko satani iteka ashaka kugenda mbere y'ibihe, ariko agasanga Imana iteka iri ku bihe. Hari ubuhanuzi bwanditse muri Bibiliya uko bigomba kugenda, hari n'umugambi wa satani zira Isiraheli zishinze na za Amerika bagomba gusoza vuba vuba kugira ngo bazane antikristo. Barashaka no kuzana antikristo kubera ko baravuga bati iRani
turamutse tuyikubise hasi wibuke ko iRani n'ibihugu bindi ntabwo byataka. Iteka ni Amerika na Isiraheli bendereza biriya bihugu bakabyataka kugira ngo bisenye vuba aribyo bakoze muri za Syria, Afghanistan na za Iraq. Biriya byose byari ubuhanuzi kuko biriya bice byose nkuko nabikweretse nongera mbikwereka nanone bigomba kuzakora iyo Isiraheli ngari kugira ngo abo muri Isiraheli uyu munsi bavuge ngo ubuhanuzi bw'Imana burasohoje. Niyo mpamvu wumva abasenateri muri Amerika nka Lindsey Graham nawe ndi bugarukeho mu kibazo cyo mu Rwanda nkubwire ibyo mu Rwanda by'ukuntu bimeze game over ndaza kubwira uko bimeze. Noneho abo basenateri nka Lindsey Graham avuga ngo bari gufightinga bari kurwanya sekibi ngo sikibariwe iRani. Come on now. Nukuvuga ngo bo bari kwigira marayika w'umucyo ari bo satani kugira ngo bereke amahanga n'isi yose ko bari kurwanya sekibi, ahubwo bari kurwanya iRani kugira ngo iRani itazongera kugira uruhare mu gutuma ubwoko bw'Uwiteka ari twe birabura twongera kwibuka abo turi bo. Ariyo mpamvu ayatora yavuze ngo Afrika ndabashima cyane n'intwari mufite agaciro murakomeye kubera ibintu mwagiye mwihanganira aya mahanga abazungu batera. Akaba yarakundaga Afrika avuga ati ko Afrika ariyo cyitegerezo ari bwo bwoko, ariko nubwo nabagiye atabivuze ariko nzi ko biri mu nzira bigiye kugaragara. Izi ntambara rero zigamije kugira ngo ubwoko bw'Uwiteka nyabwo, ubwoko bw'Uwiteka nk'uko bwanditse mu gitabo cy'Uwiteka nk'uko nabasobanuriye ibihe n'ibihe bugaragare niho biganisha. Isiraheli rero na Amerika bibaza ko mu myaka 35 bagomba kuba bazanye antikristo hanze, noneho akaza ari wigize umunyamahoro. Wibuke ko uko azaza mbere yigira umunyamahoro, abantu bamanze bamukomera amashyi bashime, ariko ya myaka 3 n'igice nigera amasezerano ya sese yongere yirari mu bantu acura inkumbi. Niyo mugambi rero Isiraheli ifite nibyo bijya mbere, ariko narakubwiye namye nkubwira ko iRani igomba kubahagama. iRani kubahagama ite rero? Urabona isasi iri kunaga muri Isiraheli n'umuyonga, nubwo batabyerekana ahantu hose bari bibwira ko bazagira gute bazica yatora n'abamukikije bose bigata birangira. Ariyo mpamvu wumvishe Trump avuga ati dusinye amasezerano yo guhagarika imirwano vuba duhagarika intambara vuba. Kubera iki? Unayunguye ungiciye abayobozi urangije uririza ngo tuhagarike intambara. Urumva ibyo bintu bishoboka? Ntibishoboka. Nukubera ko bazi ko iRani ifite misile nyinshi kubarusha izabo bazazuronshinga. Urabona ko ntabwo bazajyana ingabo ku butaka, ntibishoboka. Bagomba kuronshinga misile rero. Ikarita ya nyuma Amerika na Isiraheli bafite niyihe? Nukuba bakoresha bombe atomique nuke, ariko ntibashobora kubera ko bazi ko amahanga yose arakanuye, ariko nibigera ku kaburembe niho wenda bashobora kuzagera. Kubw'iyo mpamvu rero biha intera iRani, kubera ko iRani ifite misile nyinshi kubera izikora ku bwinshi cyane. Kongera iziva mu Bushinwa, kongera iziva mu Rusiya, ni nyinshi. Bo bumvaga ko nibica ayatora bakica bari abantu hejuru bizabirangiye, ariko nibwo bitangiye. Bizarangira gute? Komeza ubitega amaso. No kuvuga ngo wa mwantikristo bateguye bafite ukuntu bazakora amanyanga bakanyanganya none bakavuga bati tuje mu masezerano intambara ihagarare. Ibyo bintu bizaba kuko ni ku buhanuzi bumeze. None antikristo niho azapfumurira akavuga ngazanya amahoro. Nubona ibyo bintu bishe, ibyo bazakubwira byose ntuzabyemere kuko azaba ari antikristo. Bivuze iki rero? Bivuze ko bashobora gushaka ukuntu bayobya ubuhanuzi bw'Uwiteka bakazayobora abantu bose mu buhanuzi bwa satani nk'uko byagenze 2019 twarabwiye ati ibyo bintu mwibikurikira mwibijyamo muranga ngo ahubwo bifate utayifashe ubu ngubu ngo bizabirangiye. Twarabibonye iki bintu biri gukora biri gucura inkumbi, nabyo turikurikira. Ntakubwira nti rero Isiraheli ni ya fake, Amerika ni ya fake, Babuloni ni Amerika, iriya Isiraheli yijyanye hariya nayo ni ya fake. Ni ukuvuga ngo iRani bashaka kwisenya ku ngufu, ariko kubera ko ari mu kuboko kw'Imana ntibashobora kubishobora. Ntibishoboka kubera ko iRani izabahagama kugeza noneho wa mugambi w'Uwiteka usoje bazakusanyirizwe bose muri kiriya kibaya cy'Yoshafati, ariho Imana izahita barangiriza none ubwoko bw'Uwiteka uhite buseruka. Niko gahunda imeze. Niba utarubizi urabimenye. Iriya ntambara ntabwo igomba guhagarara vuba, ahubwo iRani igiye kuguma hagame amahanga yose azaba kwene avuga ibi mwitayemo n'ibiki. Birazwi neza ko Babuloni igomba kugwa
kugira ngo ibyo bintu byose bibe bishoboke nuko Babuloni igomba kuzagwa, bariya bari muri Isiraheli bakerekana ko atari ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Uwiteka buri muri Amerika bugatangira gushaka gusohoka, noneho na bwa bwoko 10 bwaburiye muri Afurika bw'abirabura bukaza hanze bukagaragara, bakazakora ya nkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka. Nguko rero niko bihagaze. Ahasigaye tuzagushira ku mayange n'ibizakurikira, nkakubwira nti wibyihererana kandi aho like kugira ngo ubutumwa bujegeze isi kandi bukangura abantu ku bwinshi. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda haba tov meyo.